umuntu mu bibembe bye ufata hubabara bwira Imana hubabara bwira Imana ngo ciye bugufi bwira Imana ngo nemeye guca bugufi bwira Imana ngo Mana nabembye aha Imana irahazi isuku itahazi ongera yibutse komanga ca bugufi imbere yayo yihamagara uyibwira ngo Mana ciye bugufi imbere yayo ngo Mana ushobora byose ndabyizeye. Haleluya, Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe, torero ry'Imana, bwoko bw'Imana, nshuti z'umusaraba, twongeye kubasuhuza kuri Mutesi Delphine tuvuga ati Yesu nashimwe. Mutesi, Yesu nashimwe. Umwami Yesu ahimbazwe ibihe byose. Ibihe byose. Ibihe byose ahimbazwe. Umwami Yesu ashimwe. Amen. Cyase Maranatha, Umwami Yesu naze. Umwami Yesu naze, Maranatha. Ako nakabati. Umwami Yesu naze Maranatha. Maranatha, Umwami Yesu. Maranatha bimenyesha Umwami Yesu naze. Ubwo niba bivuze uragisubiza Umwami Yesu naze. Yego. Nivuga Umwami Yesu wosubize Maranatha. Maranatha. Umwami Yesu naze. Umwami Yesu naze. Maranatha. Ha shalom 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 eka. Shalom bivuga ngo ubufite amahoro mu buryo butatu. Ufite amahoro mu buryo butatu. Buryo icyo bivuze ko wa muntu ufite amahoro nyine yuzuye. Amahoro y'umutima, amahoro mu mwuka, amahoro n'amahoro y'umubiri. Amen. Ni cyo shalom bivuga. Yego. Niba ngo shalom bivuga ngo kwifuje amahoro ameze atyo atemba nk'uruzi. Ava ku Mana data. Ya mahoro umuntu agira ari mu kibazo akumva ufite amahoro. Ayo mahoro rava ku Mana gusa. Ya mahoro agera ku bintu nyine bigatuza. Yego. Kuba hari amahoro aba yaje. Ayo mahoro rero niyo nkwifurije. Amen. Imana iguha umugisha kandi nawe bibe bityo n'abadukurikiye bose twifuje amahoro Yesu atanga. Amen. Hari niba mu gitabo bivuga ngo amahoro Yesu ajya abantu be ntagira akagero ntarondoreka ajya humuriza abayafite n'utayatana ntabwo wayakurwaho. Ayo mahoro ahumuriza abayafite kandi noneho ayo mahoro yaje ngo utayataye ukuri ahora kuri wowe. Amen. Bivuze ngo kuyatana kuba wasize yaguha. Yego. Kuyatana kuba wataye n'ubundi uyataye. Yes. Nimba rero uwo unimba ko kuri muri uri ku Mana cyase uri kuri Yesu cyase uri muri Yesu uri mu Mana byuzuye amahoro nkayo gayo agomba kukuranga. Amen. Hundi nta mukristo ugomba kugira umudugararo. Nawe pe. Nuko nyine abantu bise dukunze isi kugenda iryoha abantu bakibagirwa ariko tugomba gutumbira iki? Imana. Tutumbira Imana. Yo ufite Imana ufite byose. Yego. Ufite amahoro adashira, ufite amahoro adasanzwe. Yego. Ufite Yesu mbese, ufite byose. Ufite byose. Ko Yesu ni umutunzi w'amahoro, ni umutunzi w'imbabazi, ni umutunzi w'ibintu. Mbere yuko guha ibintu guha amahoro. Cyane. Ko n'ubundi kuguha ibintu nta mahoro ntacyo bimaze. Ntacyo. N'umutabazi mbese. Yesu. Hari
hari amagambo njya nkunda ngo ntabwo wabona ikintu ugura amahoro na kimwe, ntacyo. ntibishoboka. ushobora kugura uburiri bwiza ukaryama ukabona ibitotsi, iyo ubuze ibitotsi wabuze amahoro nyine. ushobora kugira umugore ukabura urubyaro, cyangwa se ukagira umugabo ukabura urubyaro, ukabura amahoro, ukabura amahoro. ariko iyo amahoro yaje n'umwana araza, igisubizo kikaboneka, muratuze. rero buri wese Imana imuremera amahoro ye. amen. muri Yesu wabambwe amahoro yanjye Yesu arayaza yame, ikigujije amahoro Yesu agikize gitume kigira amahoro. siko bimeze, niko bimeze. muri Yesu harimo amahoro. yego, harimo amahoro muri Yesu wabambwe. yego. n'umuririmbyi yarabiririmbye ngo muri Yesu we, muri Yesu, muri Yesu wabambwe harimo amahoro, harimo amahoro. ng'abagore mwibere muri Yesu, abagabo mwibere muri Yesu, muri Yesu wabambwe harimo amahoro. muri Yesu we, muri Yesu, muri Yesu we, muri Yesu, muri Yesu wabambwe harimo amahoro. harimo amahoro muri Yesu wabambwe. nta handi hantu wakura amahoro, nta handi hantu wakura ibyishimo, nta handi hantu wakura umutuzo cyangwa umutekano, nta handi hantu wakura ubutunzi, nta handi hantu wakura gusa neza, nta handi hantu wakura gukira cyangwa gukizwa, nta handi hantu wakura gutabarwa uretse muri Yesu wabambwe. muri Yesu wabambwe harimo amahoro. akazuka. burya arakanone ngo Yesu yarabambwe ariko akazuka. yarabambwe, arapfa, arazuka. ava ikuzimu atsinze Satani cyane, amwambura n'imfunguzo. biravuga ngo akingurira abera. tubona access bw'ijuru, tubona uko twakora. Yesu yarazutse, n'igitangaje azukana n'umubiri we n'imyenda yambaye. baravuga ngo bagiye mu gituro basanga nawe urimo, n'umubiri we yari yawujyanye. ari mushya, afite umubiri utabora. aho rero, aho ngaho muri Yesu, aho niho hakubiyemo byose ushaka, ibyo mva wifuza byose, kuzangira kuzamubona, kuzabana nawe, kuzareba Imana mu maso yawe, kuzaba mu isi nshya yitwa paradizo, kugira amahoro n'umunezero bikubiye muri Yesu. muri Yesu wabambwe niho harimo amahoro, niho harimo gutuza. wowe urushye, wowe uremerewe, wowe urwaye, wowe ufite ibibazo bitandukanye, wowe uri kurohama mu nyanja, wowe uri ku musozi witwa Biruhanya, nta handi ni muri Yesu wabambwe agapfa akazuka, niho harimo amahoro. Yesu ni password, ni password y'amahoro. haleluya. niba uza amahoro gana Yesu. Yesu ni mwiza. jya kwa Yesu. niba uza ngurangiye tuguhaye inzira. niba uza amahoro Yesu, hamagara Yesu. jya kwa Yesu, gana Yesu. ni ukuri Yesu izina rye ryonyine kurivuga, ukarivuga uri kuye mu nda mu mutima wawe, ukavuga ngo Yesu we, ni ukuri aragutabara. nigeze naganira n'umugore umwe w'umusilamukazi, yari inshuti yanjye, yiko yakundaga gusari cyane, ari wa mwana avukiye mu idini koko. noneho ngo igihe kimwe indira mufata ajya kubyara, kandi yari yarabuze n'urubyaro, inda ayibona atinze. agiye kubyara ngo inda yaramurira murya pe, inda yanga kuvuka. ariko bigera igihe ngo bamubwiye ngo bagiye kujya kumubaga. sinzi ukuntu ngo uhera navuze ati kuko bajya bavuga ngo Yesu arakiza, ngo arashoboye, ngo izina rye ryonyine. maze nabo ngo ariherera, ngo igisekira mufata kimufashe, tuvuga ngo Yesu we, ngo wantabaye mwami wanjye. ni ukuri ko Imana agahita abyara. yaraje arambwira ati izina rya Yesu ubu narimenye, narihaye agaciro, kuko ni izina rikomeye, ni izina navuze bagiye kujya kumbaga indanze kuvuka. navuze yari yavuze nyine amazina y'abasilamu yabo, nge ntabwo nzi kuyavuga, ngo birahanga, ngo ariko avuze ngo Yesu we, ngo nabara. haleluya. ngo nuko ngahita byara. yarabimbwiye, numva ndicaye nshimye Imana. kandi icyo gihe nanjye nanakizwa kugira ngo noneho ubyumve nanjye, kuko ntangira kumenya kuko izina rya Yesu rikomeye. izina rya Yesu raritabaza urwaye, izina rya Yesu raritabaza uri mu kibazo runaka, ukijijwe waba udakijijwe aragutabara. Yesu arakora. noneho rero iyo ukijijwe bwo nakarusha ubana nawe, ubu uri inzu ye, nta cyaguhungabanya, nta cyagukoraho. umwami Yesu, izina rya Yesu
umwami Yesu arashoboye upfa kurivuga riri hano ku mutima kuko areba mu nda mu mitima araga ari ku munwa kandi ijambo ry'Imana bavuga kuvuga mwami 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 siko kujya mu ijuru ahubwo kuvuga ngo mwami niyo wabivuga rimwe ariko biri hariya biruturere kurimba ngo mwami 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 Yesu 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 abiririmba hano gutya ku munwa no izina rya Yesu rivuge kandi urikunze urivuga ubyizeye ufite kwizera urivuga ufite guca bugufi urivuge uzi kuko ari we mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe Yesu arakora Yesu arakora Yesu arakora nukuri arakora nubwo utarasubizwa Yesu arakora nubwo utarasubizwa Yesu arakora nubwo utari watabarwa nubwo butari bwacya kuri wowe nubwo bwaba bwije ariko ejo buzacya Yesu arakora we aracyakora muri make arakora ibihe byose buri saa nta naruhuka ngo nta nubwo aryama ngo nta nubwo asinzira ngo twashira iyo aryama twashira Yesu aryamye twashira iyo aryama ntabwo yaryama atubereye maso ibihe byose abereye maso abamwizera abereye maso abatamwizera avusha imvura ku babi n'abeza aturindira hamwe twese akadutabara ni umunyembabazi ariko iyo umwizera noneho byo nakarusho Yesu ni mwiza ariwo ngewe ntangiye kuvuga Yesu rero bitewe n'ukuntu ngewe mwiyumvamo n'ubunini bwe afite muri ngewe numva namuvuga Yesu ni mwiza hakujya umuvuga mbese bya numva sinzi n'ukuntu mba numva mbese nakoresha nk'ijwi ryanjye ngarangurura ahantu bikagera kure kuko Yesu ni mwiza Yesu ni umugabo ukomeye Yesu ni inshuti nziza itakureka abantu bakuretse Yesu ni utajya uhinduka mu bibazo muba kumwe mu bubabare bwawe ufite arabwumva muba muri kumwe Yesu niyo upfuye burya ngo no mu rugendo rwo gupfa murajyana ni nawe ukurikirana roho yawe akagira ahantu ayishyira Yesu ntago yakureka mu gihe umwana w'umuntu warakureka agufasha uyu munsi ashaka kuvaho aragukunda uyu munsi mukanasezerana mugasinya ashaka kwanga akakwanika inshuti yawe muri cyo ukayimenera amabanga yawe yose ikayashyira hanze ikakwanika ukajya ku karubanda inshuti yawe kubona mu bibazo ikajya gucira imanza ariko Yesu muhorana Yesu ni inshuti nziza Yesu aragutabara agukiza indwara zidakira zigakira Yesu agaburira abana bawe abishurira amashuri Yesu aguhaho gutura Yesu arakwambika Yesu akugira mwiza Yesu akubabarira ibyaha akubabarira ibyaha nta na gereza gushyizemo akubabarira ibyaha kwicara no mu ntebe mu rukiko ngo bakubita akazogera bagucira imanza ati nubwo urimo gusaba imbabazi wicaye mu rukiko bati narabikoze ni mu mbabarire baguha igifungo bakanagukatira yewe burundu ukaba hariya mu nzu y'imbohe wicuza ufunzwe burundu ariko Yesu arakubabarira amaraso ya Yesu arakubabarira akakoza ngo naho byaba bitukura tukungira byeza ngo amaraso arabyeza ngo akabihindura nka sherege ikintu kera cyane akakubabarira ngo nabijugunya kure ntuzongere kubyibuka ukundi ukitwa umwana w'Imana Yesu ni mwiza n'abimbabazi akubabarira nta n'uwahamagaye nta n'uwagishije inama niyo ajya kugutabara ntagakoranye inama umuryango ushaka kugutabara ko bakavuga ngo tuzakora inama ngo iki gihe niki twige kucyo tugufasha cyose bikananga cyangwa bakanavuga turi hano mu mwihore n'ubundi nta cyamaze ariko Yesu ajya gutabara ngo nta n'uwagishije inama nta n'uwabajije ngo mbigenze gute ngo turabikora gute akagutabara akakubabarira bivuze ngo buri munsi akaguha amahoro njyewe Yesu yarambabariye rero arangije angira icyaremwe gishya anyihera amahoro mu gihe abandi bose babazi kuko ndi igitabwa nari uwo kubabarirwa arangije anangirira neza njyewe amahoro Yesu atanga nta n'umuntu wo ku isi wayaguha nibazanakubeshya ubushuti Yesu agira nta n'undi muntu wagukunda urukundo nk'urwo atanga Yesu agira urukundo yarankunze ariko zibango
urantangaza Yesu, urantangaza ukura umuntu muri puberi ukamuhindura, ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika. Urantangaza Yesu we, urantangaza, urantangaza Yesu we, urantangaza ukura umuntu mu businzi ukamuhindura, ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika. Urantangaza Yesu we, urantangaza. Yesu akora finisaje, Yesu aradekora, aragusiga, araza akakoza, Yesu we atiteye ku byaha ufite akavuga ati ndabyose. Yesu we aragukunda, akugira mbese uwo yishimira kurusha uko abantu bakwishimira. We akugira uko agushaka, uko ashaka kuba, mbese uko umunezeza, uko agomba kukwicaramo akumva nawe yicaye mu nzu ye. We uko niko akugira. Yesu ni mwiza, ishingikirize Yesu, va ku byo uhanze amaso, va ku byo wishingikirije. Buracya mu gitondo bigahinduka, bikagenda bigashiraho bikabagirana, ariko Yesu we ntajya ahinduka. Uko ari kera niko ari n'uyu munsi. Yesu ni umwami mwiza. Ntabwo byoroshye kwizera kujyanye no guca bugufi, kandi kwizera kurarema. Nuca bugufiya ukanizera, urabona igitangaza. Dushyira imbere y'Imana, dutangira ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana nziza, Imana yo kwizerwa ibihe byose, Imana ibera hose icyarimwe, Imana ise w'umwami wacu Yesu Kristo waduhanye urukundo, akadupfira ku musaraba, akaducunguza amaraso ye y'igiciro, akatugira abaragwana n'ubugingo. Haleluya. Turagushimye mwami, uri umwami mwiza w'amahoro, uri umwami mwiza w'urukundo, uri umwami mwiza ukubiyemo byose, uri inzira n'ukuri n'ubugingo, uri Arufa na Omega, uri tangiriro ukaba n'iherezo. Uruhura abarushye n'abaremerewe, utabara abagutabaje. Jehova mwiza, uri mwiza ukubiyemo byose, uri urukundo. Ndagushimye, waturinze, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Waturindiye umubiri n'ubugingo, mwamurinda imitima yacu, waturindiye abana bacu, abavandimwe n'imiryango, abaturanyi, inshuti. Warinze ubwoko bwawe Jehova, warinze abo waremye bose, nibyo waremye byose, niwe byose dukesha kubaho Jehova. Turi muri iri teraniro, turi imbere yawe Data, tuje kuvuga ubwiza bwawe, tuje kuvuga kugira neza kwawe, tuje kuvuga ubumana bwawe. Haleluya. Urerukana kiranuka Mana, reka utuyobore muri iri teraniro, muri iki kiganiro mwami. Reka tukubere ibikoresho wikorere Jehova, reka tube mikoro wivugire mwami w'abami. Reka tuvuge ijambo ryawe kandi tuyoborwe nawe, kuko twe twiyoboye twavuga ibyacu, twiyoboye twavuga ibitagufitiye umumaro cyangwa ibidafitiye abantu bawe akamaro mwami. Reka bari wowe uyobora Jehova mwiza, gahunda zose abari wowe uziyobora. Turi mu biganza byawe kandi turi imbere yawe mwami w'abami. Turagukunda, nawe uradukunda. Sinjya kuvuga byinshi mwami, nagutotesha amagambo nkavuga n'ibidafite umumaro, ahubwo wowe yobora kandi wikorere. Kandi umuntu wese uri muri aya materaniro, uriho aka kanya, uriho azaza nyuma mwami, uri bwumva ijambo ryawe ribe irikomeye mu mitima ye kandi rimubera iry'umumaro mwami. Tugiye kuvuga ijambo kwizera no guca bugufi Jehova, tugiye kuvuga ijambo kwizera no guca bugufi. Reka umuntu uri bubyumve mwami Imana yanjye akorerwe igitangaza nawe. Abarwayi bakire, abarushye baruhuke, ngo mbazibyare, abashonje barye, badafite aho kuba bahabe mwami. Buri muntu umusanga umugirire neza. Urakoze rero kuko wera. Nsabiye umugisha abantu bose, inshuti zanjye, inshuti za Channel Delphinizi Mutesi, inshuti za Yesu, abo dufatanya kwamamaza ijambo ry'Imana mwami Imana. Ndabasengeye, mbasabiye umugisha abo bose, ubagenderere kandi ujye ubagirira neza, kuko ari wowe Imana itanga kugira neza, ari wowe wenyine wuzuye amahoro, ari wowe wenyine wuzuye gukira. Izina ryawe rero nirishyirwe hejuru, yobora kandi utegeka mwami w'abami. Ni mu izina rya mbisabye nizeye Kristo na n'iteka ryose, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa. Amen. Amen. Mbere yuko dutangira ijambo ry'Imana, numvise ko ngo kwizera kujyana no guca bugufi. Yego. Guca bugufi ni iki? Guca bugufi, yego,
mbese guca bugufi yego ni ukuva reka mbyite ni ukuva ku byishingikirizo kuva kumva we kukomeye urumva ukumva mbese kuko urinda koreka ukumva kuko ibintu byose ushobora kubibona ushobora kwirwanirira mbese we ugasuzugura ngewe hari ahantu nyine mbona nigeze kugusoma nubwo tutagiye kwasoma nona mu migani mu bami ba kabiri yego utangire ku bice bitanu nyine ukagenda hari ahantu ku murongo wa 9 ndumva ari ku murongo wa 9 umugabo w'umwami Namani yego mbese yararwaye ibibembe ntabwo ngiye kwasoma nuko nyine umbaje ngo guca bugufi ni iki catse nyine kumvisha abantu guca bugufi uriya mugabo yari umusirikare ngo ukomeye cyane ariko yari umutware w'ingabo ukomeye nyine umva yari afite amaesikoti yari umuntu nawe wibaze nyine umutware w'ingabo general abakomeye cyane abafite amaesikoti mbese ntabwo ari umuntu wo gukiniraho bari n'umugabo w'urugamba yego ntabwo ari wo gukiniraho ni umuntu ubukomeye abafite ahantu heza naho yicara babanje kuhategura n'ibyo byaba babanje kubipima naho akarabira yewe ngo ariko yari arwaye ngo ibibembe bimumereye nabi sinzi impamvu ubushize twigishije kwizera n'ubundi ariko twigisha gukira abantu kwizera kwabo kuri he tubona ahantu Yesu yagiye akiza sinzi impamvu iri jambo rigarutse sinzi impamvu mbese nanjye numvishe rigarutse buriya hari ikintu Imana ishaka ku bantu bayo ngo umugabo baramubwiye ngo ajye kujya mu mazi ngo yoge muri Yorodani ngira ngo yari amazi hari mabi bima kiri umugezi watembaga usa nabi ngarawureba aravuga ati ni gute umukozi w'Imana umuhanuzi atanjeho ngaza n'inzuzi nziza avuga ahantu nyine yayoboraga hari inzuzi nziza ibintu turaza kwasoma ngaravuga ati ayo mazi ntiyankiza koko nenzi ko ari buza akamfataho akankozaho intoki ze akazigendesha hejuru y'ibibembe byanjye nkakira ni gutanyoreza hariya bivuze iki we yagendeye ku cyubahiro cye yumva mbese icyubahiro cyafite mu isi ashaka kumva kuko Imana ikorera muri uriya muhanuzi irazi kamujyamo ntabwo uriya muhanuzi aba ari gukora wenyine ntabwo aba ari uri kuvuga aka kanya mutesi ndi hano kuri mikoro ntabwo ndimo kuvuga ibyanjye ngewe ibyanjye nta kintu mfite navuga nta kintu mfite nababwira ariko Imana aka kanya irimo iravugana nawe irimo iravugana namwe ngo kwizera kwanyu kuri muce bugufi mureke Imana yitwa Imana ubundi zikore guca bugufi rero ni ijambo rivuga ngo nuguca bugufi wowe ukiyambura uwuriwe ugaha Imana icyubahiro muri make bivuze ngo hari igihe ibintu bisaba condition cyangwa bisaba kugira uko ubyitwaramo ni wice amabwiriza birapfa nimba nawe baravuze tugenda widumbagura nimba kwido cyase ugenda woge nushaka kubyita kwidumbagura nuko ubundi baramubwiye ngo najyemo 7 bivuga nundi ko ari kwidumbagura nukwibira yongera zamuka yongera yibira 7 uragira gute urakira niyo condition undi nawe aravuga ati ngendo umutware noneho umutware w'ingabo utwara ingabo afata icyubahiro cye arakizamura aragipeza aravuga ati nigute ari amazi y'ibiro abantu birirwa bajyamo cyangwa se akaba yagize ubwabo ko ibibembe mu mazi irababaza biranamurye oya noneho wenda tuve no kubabara yarebeye no kucyubahiro cye amasikoti ye hariya abantu bamuzi nk'umukuru w'ingabo amapete arapambye noneho nabo babone agiye no mu mazi kandi yarazi ko aragira ku muryango wenda atari yanakomanga nuko ngo wenda urugero president ari buce hano ubona ko ibinyabiziga mu muhanda biba byahagaze bari gukora protocol yes nta muntu buri gupfa gucamo mu muhanda nawe yarazi kuko nabaje biramenyekana kwaje bakavuga ati bakanabwira abandi ngo muve mu nzira maze umuhanuzi w'Imana agakora iki akajya kurembaremba akamusanga akajya kurembaremba akajya gukora kuri ntabwo rero we yari yahaye agaciro ubunini bw'Imana buri muri uriya muhanuzi hajya ninde Nerisa aha ayo magambo ko bari mezo ntabwo yari yahaye agaciro reka manze buretseho gato ntabwo yari yahaye agaciro ubunini bw'Imana buri muri Elisa we yari yabonye Elisa nk'umugabo n'ubundi yarazi umugabo nyine
izina just yumva ngo n'umuhanuzi yari yanaje atazi ko ashobora gukira bitewe n'ububabare bw'indwara yari afite. Ibibembe byaramuryaga, ibibembe yari indwara ikomeye cyane kera, yari indwara ibabazanya, yari indwara yandura, yari indwara inenwa, yari indwara mbese idakira. Ibaza nawe kurwara iyo ndwara uri umukuru w'ingabo, uri umutware utwara abatware, ibibaza icyo kintu. Arangije nawe ntiyibuka ko ntiyagira ubwenge bwo guhita aca bugufi ako kanya ngo hereze Imana icyubahiro. Imana iri muri Eliya. Neriya Nerisa? Elisa. Yego. Niyafata Imana iri muri Elisa ngo avuga ati ni Imana ishobora byose, ni Imana ikomeye, ngo ace bugufi. Buriya ngewe ukuntu mbyiyumvisha niyaca bugufi mbere iyo agira guca bugufi nta nubwo Imana iba yaravugiye muri Elisa ngo ivuga ngo nagende yidumbaguze mahariya. Ko Aburahamu yubashye Imana nayo imuhesha icyubahiro. Yubashye Imana irabimenya, irakubahisha pe, n'abantu badakure kukubaha bakakubaha. Yego. Iyaza kugira ubwenge akubaha Imana mbere, Imana yajyaga no kuvugira muri Elisa ikavuga ati ndagukijije, ariko yabanye ukuntu aje yipante ngo mumubwire ngo ndahaye ngo nahageze. Ngirangije ava ngo najye mu mazi yibiremo incuro 7. Niba ntanyegerewe nabanza agiye kwibira. Nta nubwigeze ahaguruka ngo agende amufateho cyangwa ngo anahaguruke avugane nawe. Yaravuze ngo mumubwire, niko birivuga turaza kwasoma. Yaravuze ngo ni mumubwire ngo agende yibire mu mazi ngo incuro 7. Nawe niyibiramo araba uwejejwe nyine ukijijwe ukize arakira. Ngo babimubwiye ngo abitekerezaho ngo amazi muri pisine ziwacu ntago yankiza. Ese nta nubwo yari kuza ngo nkoreho abikize. Urinde Imana iza kwirukanga. Imana ivuga ijambo rimwe gusa bigakora, ngo iravuga bikaba, ngo yategeka bigakomera. Iryo jambo mujya muryitondera, ngo iravuga bikaba. Ivuze gutya ibumbuye umunwa akaba ngo ndagukijije, ngo ariko noneho ngo yitegetse birakomera. Imisozi irariduka, imisozi irayumvira. Ikintu usabwa ni kimwe wowe gusa, password ni imwe, condition ni imwe. Ca bugufi imbere y'Imana, wumve ko Imana ishobora byose, wumve ko Imana ivuga bikaba, mbese yategeka bikanakomera. Wumva ko Imana niyo ifite ijambo rya nyuma kuri wowe. Ca bugufi imbere y'Imana. Wewe emera condition nta yindi tu. Nuguca bugufi bujyanye no kwizera. Nuca bugufi urabona igitangaza. Wowe emerera Imana. Iyo wemereye Imana wowe nuguca bugufi ukemera kuko ari umwami. Yesu urareze ndabyemeye nciye. Gore bitangaza Yesu yamanike salenda. Utagendeye kubyubahira ufite, kubunini ufite, kubihagarara ufite. Dore hari nk'umuntu ugira nk'ahantu bari kubwiza, wenda Imana ikavugira nk'umuntu uzakavuga ati mbwira uhagaze hari ahantu nkoreho. Mu by'ukuri nta nubwo uri kuvugana n'uriya muntu. Yego. Kera nigeze hari umugani bajyaga baducira ku ishuri, kera ndi umwana muto icyo gihe nena amahirwe yo kwiga nimba ari mu wa mbere primaire, bakatubwira ngo namba ari agakecuru ko mu gice cy'ingunguru. Ndabwibuka yaravuga mu kabiri ngo abantu bakagasuzugura kana ko gakecuru ngo kabaga ari Imana. Bakaje gufunguza ngo bakagaheza hanze, babonye ukuntu kasa kambaye ibicabari, kamara kwigendera umuntu akongera agasenga ngo ariko se Mana ngo kwambwiye ngo uzansura ntuze ngo warambeshye, atariko naraje uranyirukana. Imana rero, Imana yicira bugufi. Ibaze nawe Imana ica bugufi imbere y'abantu bayo, ariko abantu barihanitse, Imana iraje ivuganye nawe ngo ca bugufi wizere, uyemerere ikuyobore, ibindi byose urakira biguhera ku buntu. Ngo namani ngo yahise bibwira ngo abakozi be, urumva nabamwungirije, ngo barangije baramubwira ngo agusabye ibintu, ngo si yagusaba ibintu bikomeye ni wari kubikora kugira ngo ukire. None biriya byoroshye kumanuka mu mazi incuro 7 byakunaniza iki?
nawe ko karangije buriya nawe yumvisha amaye yumva nawe mu mutima aravuga ati wa mugani ikirwara maranye igihe kingana gutya ikirwara kindya gutya kikamaragata ndagitahana gute kandi mbonye password yo gukira ngo arangije yicisha bugufi amanuka mu mazi inshuro 7 arakira ngo arangije ahita umubiri witumera nk'umwana muto nkuko Yesu yari yabimubwiye. Yesu yari yavugiye muri Elisa aramubwira ngo nawe ngo namanukamo 7 umubiri uramera nk'umwana mutoya. Dusabwe kimwe abantu uretse guca bugufi gusa. Dufite ibibazo byatubayeho akaramata. Uyu munsi Imana irongera ivuganye natwe. Ubushize avuganye natwe mu kwizera ngo kwizera kwacu kuri he. Aka kanya irongera ivuganye natwe ngo niduce bugufi twizere. Imana hari ikintu ishaka kugukorera. Imana hari ikintu ishaka kunkorera. Ntabwo ijambo ry'Imana rizira ubusa. Sinzi n'impamvu nanjye aka kanya ryongera ikagaruka. Sinzi impamvu Uwiteka yongera akarinyuzamo. Ca bugufi. Ariko urumva ko password Imana nanone yitanze yo guca bugufi. Bishobora kuba wariza ariko ntuce bugufi. Watepo bizabikora. Ariko ca bugufi. Ngo abantu babuze guca bugufi. Wivura gute mu maraso ya Yesu. Hari abantu aka kanya barimo kwitotomba bameze nka namani ngo mbese inzuzi ziwacu ntizajyaga kubikora. Ngo mbese ntiyari kuza kunkoraho. Hari abantu aka kanya bari kuvanga igihe cyose maze ngo mbwira Imana kuko nimba yumva ngo kuki itabara abandi nge nintabare. Ca bugufi. Ca bugufi. Imana ivuganye nawe ngo ca bugufi. Ngo ca bugufi wemerera Imana wibire mu mazi. Uve ku cyubahiro cyawe, uve ku byishingikirizo byawe, uve ku ca bugufi. Icyubahiro ni icy'Imana yonyine. Emerera Imana yitwa Imana. Ca bugufi niyo password. Biragaragara ko abantu benshi basa nkaho bakomeye bafite ibibembe. Erega ibibembe ntabwo ari biriya byakira gusa. Abantu barabembye imitima y'abantu irababaye, imitima y'abantu irashya. Kera hari ibibembe. Abantu bafite za kanseri zirirwa ziba munga, abantu bafite za diabete birirwa binyariraho bicaye. Umuntu wese afite ikibembe. Abantu bafite ibibembe ntibasinzira. Abantu babuza amahoro bafite ibibembe. Abantu baramungwa imigongo. Abantu barashya mu mitima yabo. Abantu buzuye ubugome, abantu buzuye ubwicanyi, abantu buzuye imbaraga z'umwijima, abantu buzuye abadayimoni. Abantu bafite ibibembe ariko ngo babuze guca bugufi imbere y'Imana, ngo babuze guca bugufi, ngo babuze kwizera, ngo abantu tubuze kwizera, ngo tubuze guca bugufi, ngo tubuze kwemera kuko Imana ari Imana, ngo tubuze ngo password, ngo tubuze gukingurira Imana ngo ize yikorere. Ca bugufi imbere y'Imana. Naho ibibembe byo ni byinshi, abantu baramunzwe. Ariko ntago Imana iravuze ngo ntago izaza kugusanga aho wihanitse, ngo ntago ifite cyo kuza kugukozaho ibiganza byayo ngo igusanga aho ngaho uri wihanitse. Ngo ca bugufi, ngo gira kwizera, ngo Imana iragukiza. Urongera ugira umubiri nk'umwana mutoya. Urakira Imana ishaka kubohora. Uraryamusinzira. Mbese uyu munsi turi mu kirere cyiza, turi mu kirere cyiza cyo kubohoka, turi mu kirere cyiza cyo kubohoka. Wowe emerera Imana uce bugufi. Wa mubyeyi we wowe urwaye umugongo wacitsemo 2 bice 2, Imana irashaka ko guca bugufi ukagira kwizera ukemerera Imana. Emerera Imana ngo uce bugufi, ngo ugire kwizera. Imana ishobora byose, iraza kugukiza. Wa mubyeyi we w'Ikigali wowe urwaye diabete, wowe diabete yarenze igeze hejuru y'igipimo gikenewe, Imana ngo ukeneye ko wizera, ngo gaca bugufi. Imana ngo iragukiza ibyo bibembe byawe. Turi mu kirere cyiza cyo kubohoka. Buri muntu mu bibembe bye fata hubabara, bwira Imana hubabara, bwira Imana ngo ciye bugufi, bwira Imana ngo nemeye guca bugufi, bwira Imana ngo Mana nabembye aha. Imana irahazi isuku itahazi, ongera yibutse komanga. Ca bugufi imbere yayo, yihamagara uyibwire ngo Mana ciye bugufi imbere yayo, ngo Mana ushobora byose ndabyizeye. Bwira Imana ngo ndakwizeye, bwira Imana ngo ciye bugufi. Ibutse Imana ibibazo byawe, ibutse Imana ibibembe byawe.
uri mu kirere cyiza, uri mu kirere cyo kubohorwa, uri mu kirere cyo gukira, uri mu kirere cyo gukira, uri mu kirere cyo gukira. Ntabwo uridubika karindwi ngo uvemo ukibabara, ngo uvemo ukifite ibibembe byawe. Ca bugufi, manuka, manutse umutima wawe imbere y'Imana, gira kwizera. Haleluya. Yerike yaridutse, Yerike yaridutse, Yerike. Imbaraga zawe mwami wanjye zirakomeye, zageze i Yeriko inkike irariduka, zigeze kwa Farawo inyanja irabimenya, zigeze kwa Farawo inyanja iramumira, Abisirayeli barambuka, zigeze mu rwobo rw'intare zizifunga iminwa, Daniyeli avamo mu itanura ry'umuriro. Warigaragaje mu nda ya Sara, warabikoze mwami, Sara araheka, Esiteri nawe aba umwamikazi. None na Mutesi warabikoze mwami, amateka arahinduka kandi biremera. Mana ndagushimye, Mana ndagushimye, Mana ndagushimye, warakoze Mana. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'umwami wanjye, imbaraga z'umwami Yesu, imbaraga z'Imana ishobora byose ziri gukora. Imbaraga zirahari. Turi mu kirere cyiza cyane, ikirere cyiza cyo gukiriramo. Bwira Imana, ibutsa Imana, ibutsa, yibwire. Ca bugufi, ca bugufi, izere, izere, izere. Fata kuri uriya musozi, fata kuri biriya bibembe byawe, fata hariya kuri biriya binuka, hafate ni wowe uhazi n'umwami wawe Kristo. Mubwire ngo nciye bugufi imbere yawe, ngo niba ngiye urabishoboye. Ndabizi hazabaho ubuhamya bwinshi, kuko harimo gukira, harimo kubohoka abantu aka kanya, harimo kubohoka, buri muntu ari kubohoka. Dore abatabyanda ziri gufunguka. Haleluya, haleluya. Abarwayi bari gukira, ndi kubyumva. Turi mu kirere cyiza. Haleluya. Ibutsa Imana. Komanga, ca bugufi imbere y'Imana, ca bugufi imbere y'Imana, ca bugufi imbere y'Imana. Hamagara Imana, hamagara Imana, hamagara Imana, hamagara Imana yibutse. Haleluya. Gira kwizera. Turi mu kirere cyiza. Ngo nuko Namani ngo aca bugufi, niko ijambo ry'Imana rivuga, ngo aca bugufi ajyamo hasi, ngo yibira inshuro 7, ngo azamutsemo ngo aragenda yegera umutambyi. Hasomereho. Reka twisomere, mbese ubundi reka wenda twisomere ahubwo twihere no twere wa gatanu, ugice cya gatanu wi ibya Namani ko twavuzeho byinshi. Mbere ku murongo wa 13. Yego. Ababe ba kabiri ibice cyabo 5 rero ku 13 avuga ngo abagaragu be baramwegera baramubwira bati, data, iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye ntuba wagikoze, nkaswe kukubwira ngo iyuhagire umanuke. Umva nkubwira noneho kugira ngo unemere kuko koko dukwiriye guca bugufi imbere y'Imana. Abasaba abagaragu be, si ari umugabo ukomeye cyane, Namani ukomeye cyane, utwara abatware, umukuru w'ingabo. Umukuru w'ingabo abarenze. Nawe reba noneho ngo kugira abagaragu be bo hasi ye nabo barabibonye kuko icyubahiro ari cy'Imana, k'Imana ikeneye kubahwa, ngo baramwegera kuko bari bazi nabo ububabare afite, ngo baramubaza ngo iyaba umuhanuzi yagusabye ikintu gikomeye koko ni wari kugikora. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko uwo muhanuzi w'Imana yari yamutegetse. Ngo nuko nawe nk'uko karabyumva, arambika agapira hasi, ngo aravuga ngo Imana niyubahwe. Buriya niko yahise avuga, kuko ntabwo yagiye kumanuka mu mazi agifite cya cyubahiro cye. Akimara kumva ukuntu abagaragu bamugira inama, nawe yahise avuga ati, Imana ushobora byose, kuko nibyo ni uruwo kubahwa, nciye bugufi imbere yawe. Ngaramanuka kuko aribira inshuro 7 muri ya mazi, akajya azamuka gutya agasubiramo, ngabara 7. Yego. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'umwana muto, arahumanuka. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo nuko uwo mwanya ngo arahumanuka, ngo umubiri uhinduka nk'uw'umwana mutoya. Ese
ububabare bungana iki wowe? Ufite ibihe bibazo bingana gute? Ibibembe byawe ufite aka kanya bigeze ku gihe gipimo, ni wowe ubizi n'Imana yawe. Ngo nuko ngo ako kanya ngo umubiri we ngumera nk'umwana muto. Yari amazi abantu bose bajyagamo, yari amazi asanzwe, ariko kuko yaciye bugufi yasanzemo icyubahiro cy'Imana. Imana itegeka imibiri, Imana ivuga ngo baho ukabaho, Imana ishobora byose. Ngazamuka muri aya mazi ngo umubiri wabaye nk'umwana muto. Imana ishimwe. Ngo hanyuma agarukana n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana, araza amuhagarara imbere, aramubwira ati noneho menye ko nta yindi Mana iriho mu isi yose keretse mu isi muri Isirayeli. Imana ishimwe cyane. Aho harimo guca bugufi kw'Imana, guca bugufi k'umuntu imbere y'Imana, agaha Imana icyubahiro. Ngo yahise ajyana n'abantu be bose, abamuherekeje, abamapete agiye arutanywa inyuma ye bamuherekeje. Nawe urabizi umutware w'ingabo. Ngo asubira ku muhanuzi w'Imana ngo aramubwira ngo menye kuko noneho nta yindi Mana nzasenga, nta yindi Mana nzakorera, nta yindi Mana ishobora byose uretse Imana yawe. Reka uyu munsi ahantu uri abantu bamenye ko Imana yawe, Imana usenga, Imana yawe ikomeye, Imana yawe ishobora byose. Reka abantu uyu munsi bacire bugufi Imana ishobora byose yo mu ijuru, bamaze kubona imirimo y'amaboko y'Imana. Reka uyu munsi wemere uce bugufi Imana icyubahiro, Imana igukoreho, maze uzavuga Imana, Imana, Imana yacu turi kuvuga aka kanya, kuko ariyo Mana ishobora byose. Elisa abavugiye Imana ibyo yamutumye, n'abantu baca bugufi yumva ibyo Imana yavuze, arakira. Maze azara guhamya ati nta yindi Mana iriho muri Isirayeli, nta yindi Mana iriho ku isi hose usibye hano muri Isirayeli. Ni Imana nitangirira ikaba n'iherezo, nta yindi Mana inyuma yayo, nta yindi Mana imbere yayo, nta yindi Mana hepfo yayo, nta yindi Mana haraguru. Ni Imana imwe rukumbi, ni Imana ishobora byose, yari mu ijuru n'isi, ikadendeza inyanja, igahanika ibirere, igashyiraho ibintu byose. Ni Imana byose dukesha kubaho. Imana irema. Wari umusaza cyangwa wari ubembye asa nabi ahinduka agahinja. Ni Imana itegeka imibiri, ni Imana itegeka ibintu byose biriho ku isi, ni Imana ibitse byose mu biganza byayo, ni Imana yica ikanakiza, ni Imana igira impuhwe, ni Imana ihana, ni Imana ibabarira, Imana ihindura amateka agahinduka, ni Imana ivuga ngo baho ukabaho. wenda tuzashaka kubya icyakurikiyeho. Namba nagisubiye iwabo, asubiye muri iwabo muri Samariya. Uko nagiye ameze ati Imana yanjye tuzahakomereza ubutaha. Asa neza avuga ati dore umugabo nta nubwo banamunya, ariko nabibaze Imana imuhinduye. Imana ngo yaravuze ngo umubiri uraza kumera nk'uw'akana gatoya. Ni ukuvuga ngo nta nubwo umubiri we wigeze umera nk'uw'abagabo bakuze, cyangwa nk'uwo n'ubundi yari kuba afite muri iyo myaka afite. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana yavugiye mu muhanuzi iravuga ngo umubiri wawe uramera nk'umwana mutoya. Ngo kandi koko yavuye mu mazi ngo umubiri umeze nk'umwana mutoya. Nawe ibaza ubwo bwiza yari afite, ibaza umubiri w'umwana w'uruhinja. Kugira neza kw'Imana bene data, mu biganza by'Imana harimo ibintu byose. Reka uyu munsi wa none, iyi saha, iyi tariki, uyu mwaka, uku kwezi, kuva aka kanya, umenye kuko hari Imana ishobora byose. Umenye wizera Imana, ucire bugufi Imana, ugire kwizera. Reka Imana igukize ibibembe byawe ufite uyu munsi. Reka wongere wibutse Imana, ubwire Imana ngo Mana, Mana ishobora byose, ngo nciye bugufi imbere yawe, ngo nanjye ndamanutse, ngo nubwo ntagiye muri ruzi wabwiye Namani, ngo ariko nanjye nciye bugufi, ngo ku mavi yanjye cyangwa ngo ucishije bugufi umutima wanjye, ngo nkuzamuriye icyubahiro ni icyawe Mana. Nzi ko ushobora byose. We wakijije Namani kiriya gihe, we wakijije umugore wari urwaye umugongo, wowe wakijije umubembe, we wakijije ababembe 10, wowe Mwami Imana yacu bavuze aka kanya Mutesi Delphine ari guhamya, wowe uri kumuvugiramo nk'uko wavugiye muri Elisa. Nanjye nciye bugufi imbere yawe, nanjye Mana nkiza. Nukuri Imana ishobora byose iragukiza, kuko ikirere turimo nicyo gukira, ikirere turimo nicyo gukizwa, ikirere turimo nicyo kugirirwa neza. Umwanya turimo nuwo kwakira imbabazi z'Imana.
fata ahantu ubabara, ufate ku mugongo wawe, ufate ku mutwe wawe, ufate kuri iyo nda itabyara, ufate umutima wawe, ufate umubiri wawe diyabete wananiwe kubaransinga isukari, ufate ahantu kanseri kurya, ufate akaguru kawe umukobwa wowe karwaye, wowe wumva ububabare, fata ahantu babara. Turi mu kirere cyiza cyo gukira, turi mu kirere Imana irahari, ni ukuri imbaraga z'Imana zirimo kugendagenda, ikiganza cy'Imana kiri gukora aho hantu, kandi ni ukuri nukira uzagaruka ushima Imana, uzavuga ati Imana ushimwe kuko nanjye warankijije. Usabwa kimwe, kondisiyo imwe, pasiwadi ni uguca bugufi ukizera Imana ko ishobora byose. Haleluya. Ndumva sengera abantu. Reka dusengane wowe, amavuta ari hari. Dusengane wowe ufite ibibazo, dusengane wowe ufite indwara zikomeye, dusengane wowe wumvishe ijambo ry'Imana ukumva hari aho rigukoze, dusengane wowe ushaka gukira, dusengane wowe ushaka kugira ahantu uva ukajya ahandi, dusengane wowe muri ibyo bibembe byawe, muri ubwo bubabare bwawe, muri iyo mitwaro yawe, muri iyo nzira ikomeye. Reka dusenga Imana, duhamagare mu ijuru. Amasaha yadufasha, ariko reka duhamagare Imana. Ikiganiro tuzagikomeza ubutaha. Uwiteka Mana nziza yo kwizera, Imana ishobora byose, Imana ikiza, Imana tubonye tukanayumva, kuko ushobora byose Mwami turakwizeye, imbaraga zawe zirahari. Dore abana bawe tuguciriye bugufi Jehova, turaguhamagaye Mwami w'abami, tuguhaye icyubahiro, tubonye ko ushobora byose, nyakuhora ku ngoma, ushobora byose nta kijya kikunanira. Tubonye ko dusabwa kugucira bugufi no kukwizera no kugukiranukira Mwami, tubabarira ibyaha byacu n'ibicumuro Jehova. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo amasengesho y'umunyabyaha nikizira imbere yawe Jehova. Ntago wakiza umuntu utakubashye, nta n'uwagucira bugufi Mwami Imana yacu atakwizeye, nta wagucira bugufi afite ibyaha bimuremereye. Banza utweze Mwami, utweze mu magufa, mu maraso no mu misokora. Banza ubabarira umubiri wacu n'umutima Mwami, maze utwezereze ubugingo. Nyaguhara ku ngoma Uwiteka, imbaraga zawe zitugereho. Dore hari abarwaye baremerewe Mwami, hari abarwaye diabete wabavuzeho, hari abarwaye kanseri wabavuze Mwami, hari abarwaye umugongo wabavuze Jehova, hari abatabyara wabavuze Mwami. Wavuze ngo abantu bawe bararemerewe Jehova, bafite ibibembe bibamunga ahantu hose. Nyaguhara ku ngoma uravuga ngo witeguye kubakiza no kubatabara, nabo baguciriye bugufi Mwami. Dore hari abazumva ijambo ryawe, hari abaryumvishije ngo bagatsindwa mu mitima yabo Mwami, bagaca bugufi bakavuga ngo Mwami Imana yacu tubabarire. Abo baciye bugufi imbere yawe batabare Mwami, abadaciye bugufi nabo bibemeza uri umukozi w'umuhanga, uri umunyembabazi Jehova mwiza. Abo bose bakorera ibikomeye, wakijije Namani Mwami, aguciriye bugufi, amaze kukumvira akagucira bugufi, akamanuka mu mazi, ngo nuko aguciriye bugufi uramukiza Mwami. Ijambo ryawe riratubwiye ngo umubiri wese uba nk'umwana muto Jehova, nta kijya kikunanira Mwami w'abami. Aka kanya natwe tuguciriye bugufi, buri muntu kubw'ibibembe bye Mwami urabizi, utuzi mu magufa no mu misokora. Reka buri umwe wese umugirire neza Mwami. Reka tuzahagaruka imbere yawe tugaruye amashimwe yo kugushima, tugarutse kuvuga ngo uri Imana, tugarutse kuvuga ngo urakomeye. Gabanya abarimbuka wongera abakizwa Mwami, gabanyiriza abantu ibubabare Mwami, ibibembe bitumereye nabi. Ariko Jehova ni wewe rukanakiranuka, ni wowe ukiza, twabibonye mu ijambo ryawe. Ubwira imibiri ngo bahikabaho Mwami. Witeka iyo uvuze ngo kirura turakira, iyo uvuze ngo uradutabaye turatabarwa. Twabonye neza kuko amahoro ari muri wowe Kristo, wewe wabambwe ugapfa ukazuka, wowe waducunguje amaraso yawe y'igiciro. Twabonye kuko amahoro yose ari wowe waturukamo Mwami, ugufite afite byose. Reka kanya uduture mutubemo natwe tukuru.
kubemo. Reka aka kanya tuyoborwe nawe Jehova, abemeye guca bugufi imbere yawe, reka dupfire muri we tuzukane nawe Kristo, kugira ngo dusenderezwe nawe amahoro. Urakoze kukumva gusenga, urakoze kuzi ibidukwiriye, urakoze ko tuvuga byinshi ariko ukaduha ibidukwiriye mwami. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Reka wumvishe iki kiganiro, wumvishe amateraniro, wumvishe ijambo ryawe, rishinga imizi mu mutima, rihore ridingana mu matwi ye, nirice mu gutwi kuma ngo risohokere mu kundi. Ahubwo mwami Mana yacu, ijambo ryawe riduhoremo, duhore tuguciriye bugufi kandi tukwizeye kandi tukubaha. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, muzamure amaboko uri umwami w'abami none n'iteka ryose Kristo. Amen. Amen.